Ndagarukura nako n'imvura yingo. Oya. Ntago wamenye bagena kuvuga abantu bashwana. Ako waretse bana. Ase usanze unahagaze hano utajya kugukunda. Uzari. Basi. Ase ndi mwagiye mukunda abantu babashaka. Mwagiye mukunda abantu babakunda. Kuntu muri kunyiruka inyuma yawe nyabuze umukwaga ari kukwiruka inyuma. Wa musanze. Aramuchaka kuba. Aramuchaka kuba. Inde fande. Ni twavugaga karese? Niyo. Abuzikariyo. Niyo nziyo na. Wa, voilà. Nibi navugaga. Kandi ntuziri ku giciro kiri hasi. Baba bikubise hasi bagira n'inyama baba bari. Aha rero niho bita kwa Rujamafone zishop. Aya. Mu muji ka free zone. Ubona none wanzitura. Rujamafone ziwazi yige. Gaburira abanyarwanda bibi. Umezitese amakuru amakuru kayera bakomeye se bikaye rero gahunda kubwiza uko bukeye bigenda bihinduka bunageze mu yindi ntera bunageze mu yindi ntera kabisa uzi ko mbaye no gufotora mu kiminisitiri se babahana n'ibifaranga no gufotora mu kiminisitiri dore ushinzwe by'amabanki n'umuhanga n'amahanga urumva ngana mufotere muri arena arena ba mujya winjiramo kandi ngi hakuriyera muri arena n'umugundi ikigo n'icyo gikuriye nkuhagarara neza ahubwo nkwereke ushaka kumfotora nkwereke zakana hoye humura banza nshyire muri mucyo bita photoshop photoshop banze hoye humura wese kuba utabizi banze nanagushyirire banze nsetinge muyitwa future tense urimo satani continuous irazigira mera neza oya uratanga waze ibintu bya future tense garara kombeza matari mukanyiza kuntwara sha matari n'inshuti yanjye uri umumotari cyane abantu bose bamuziranye we ubwo motari ese bigusabye kumufotora kuma nizanye purage byose ahubwo ahangaha shanago nashyize muri frame shyira muri frame nanjye ari ukuntu binshaka mera neza ko nawe rero urakabije koraho ko kantu akaheze twagiye nje ntabwo nyanizeye rero urakura umufotozi wivuga igihe kuri perezida nzamufotorana nasera ubwo igihe wahera ntabwo urayifata we uri kuvuga focus ikahita itaka wivuga iyo uvuze focus iragenda bisaba nyine tension gahumiriza nyine nta kibazo ngamfotora ubwo dese ni ngombwa ntabwo urufotora kino gice hasi ni ngombwa wivuga focus iri gutaka ngaho nacecetse no uri kuvuga focus igataka wivuga ariko se ngo igihe wahera ntabwo uraranditse ngira gutya ijosi ryanjye arenda kurinaga wagafashe shabuze ko ari keza kubitinzi bipfunze uhumura nk'iyi urizi cyaka
ubundi ntabwo ujya wumva bo agari igihe biba ngombwa kugira ngo turebe ko ibyo wenda twabwiwe niba bitarageretse njye birambangamira rero niba narakubwiye ko ntagenda gushaka hano icya kabiri kandi n'ubundi sheri wawe ntuzajya kwita ngo sheri ibyo bintu rwose mbabarira utazanantandukanya n'abantu hano ese bebe koko ntabwo nkunda iki kibazo kiba cyagisubiramo koko ngambwira ndabura ikizi basi wenda nyakora nta na kimwe ubura nta na kimwe pe ariko umuntu akunda uwashaka nimba bitarakunze nyine ntabwo byakunze none sinjye basi kuki gutuma bivunika gutya basi wakakira ukuntu urinda uvunika ntabwo nakubwiye ngo ntabwo ngushaka ntabwo nshaka ko dukundana uravunika njye wakuzanye se ntabwo ukureye mugeze hano undi musore ufite kumukundana se shanda mufite pe mbabara rero utazantandukanya nawe ibaze gusanze hano yavuga ko ugiye kumucinyiza none ninde wamubwiye ngo nase se umuntu dukundana nawe arakureba ni business ikureba ntibimenye hanyuma inshuti yawe nanjye bari inshuti yawe ariko nyagasani njye reka nkubwize ukuri ntabwo turi inshuti twapfanaga urukundo ntabwo rwavuye ndumva nta kindi kintu rero kiduhuje si kukubwira ko mukunda ni iki kibi kirimo kwe ese ubundi uwo munyago w'umusore andusha iki ase ubundi mba nta kibazo ni iki mbura ubona basi ko nakura kugira ngo basi umuntu baby I love you nana ngingi nayigurisha da njyewe nzi unyitegereje neza ushobora no gusanga nshobora kugukiza mu gihe runaka banyemereye ya mibano nakubwiye na convention ninjiramo nkafotora aba perezida nkafotora abantu oya nyine wabimbwiye agasinzire ariko mbonye ari sawa nukuri ni sawa naho ubundi se kwageze ngo murare na convention ntafotora Mikaela biteze sigahagarara ku muhanda nandi kuganira n'inshuti yanjye ivanga mu bintu inshuti zengiye ku muhanda ntuse bitwaye tambwira ko basigaye bagufotorera ku muhanda aho za photographe aho n'inyamunayirwa katagara inshuti yawe gute se imvura ndabona inaguye ariko nigendere Mikaela ndazi imvura yahise ku buryo tuziganirira bitari beza nta kibazo no kuri wakoze ariko se uranjyana hehe Yesu n'umurisi akwicaza ngaha ku muhanda hanga gufotora ku muhanda studio si magaze nandi kuganira n'umuntu ariko manze ndaza ahubwo se wewe rwazampaye akazi muri iyi company nk'abafotora ubusobozi gufotora ku buryo fotora acuruza amatelefone kanditseho gute kandi wasanga ruja amafone zishop ibikoresho bya danje ubu ubu twaguha kamera noneho hahandi abaturage bazajya bakora contribution ugashinga studio imeze neza Yose muri ruja amafone mwamayemo nanjye nkajya mbafotora ubu wasanga wirirwa wikoreye igikapu gutya twaguha agatelefone mugera 15 15 vuga ngo Pro Max ubu jya wongera ngo iPhone mva nkubwire reka tuze oh yes ako ngana nk'umubwire umva kuba nkubwiye ko nakuzana hano muri rujama twaguha ibikoresho bigezweho ntabwo ari byo kumenyerera umugore njye ntabwo ndi umukameraman nese ko uri umukameraman ese se inshuti yanjye inshuti yanjye nawe uri sheri wanjye nasi kumusanze hano gutangira atangiye gufata sheri wanjye ubundi ndagarugura nako n'imvura yigwa oya ese muri ntabwo wamenyera bagenda ntabwo abantu bashwana ako se waretse mani ase usanze umuntu ahagaze hano utajya kumukunda uzari ukunyagiza ku gipangu none se usanze umuntu umuhoye ikisura n'umuhungu ntari birye n'umwana n'ukuri ntabwo uzafotogarafe b'iki gihe shana ukuri ko imana reka mubwire reka guta inyuma yawe pe njyewe ntabwo bizakunda nta nubwo bizigera bikunda aho kugira ngo ujye ukomeza rero unagorwa utana n'igihe ibintu bitazakunda ndumva rwose wabyihorera nawe uwo dukundana we ni business zanjye ntabwo si ngombwa ngo umumenye ntifite gahunda basi ko bari batwimuye ahandi hantu kure ndagira ngo ngende nkumenyesheje yuko mu minsi mike tuzagaruka ariko nagira ngo basi nkumfaminge yuko size umukunzi ameze neza ahubwo aho hantu ugiye kujya make sure ko uhabona umukunzi ku buryo utazongera kuntekereza mu buzima bwawe cyangwa ngo ugaruke muri iyo nzu for what basi ikindi basi ase undi mwagiye mukunda abantu babashaka mwagiye mukunda abantu babakunda ukuntu muri kumyiruka inyuma yawe ntabwo uzi umukobwa yawe uri kwiruka inyuma wamusanze
ukanga guha agaciro abandi bantu bagukunda ukirirwa inyuma yisha wifitiye jewe bureka bwiza ukuri ngukurire agaho ku nzira kumva ntushaka kuvuga ko niyo nabyo nta kibazo ubu namaze gufata umwanzuro nawe okay sawa reka ngukurire agaho ku urukundo rwanjye rwo ntabwo uzabona pe rero mu maguru mashya meza rwawe ariko ubwo musore uri kuza mu buzima bwawe ntafite ikintu ari kugenda gushiramo kijyanye no kuba wenda washobora kumbwira amagambo atari meza ajya ngo wanze kumubwira umwangu uzabiza kuko muri amafaranga urimo satanisha ntabwo ari gusa nta kintu nzakugezaho ntacyo nawe ubwangu ntacyo urinde so urinde wowe waza umbwira ngo ukora muri rujama ngeze umukameramani wakamejeje first of all ramvura warayite kuri this squad nafatiye abantu benshi barabizi ego urumva njyewe ndamuvereterezi what ariko kuvuga nyine umuvirimeka ariko uwo musore reka we tureke kumuvuga hano ni boyfriend wanjye nta none muzanahurira sibyo urishobora ko ntabwo tuzahurira mwahahurira bikagenda bite ubundi mbona nta n'impamvu yo gukomeza wenda kumunsobanurira nyetse batatu kaho nyumva ubwo urazanye ibyo bibazo byawe uragiye kwita umuhungu wa mbere hariya ku muhanda kubita uwa kabiri kubita uwa gatatu ngo uketse batatu abaheze bamwe bagenda hano bamarira ndakwinginze nta fasha sohoka pe agenda okay nakigishwa yuko ibintu mbwiye urashaka ibikize umva ubu uraje ugeze uko ukwiye ntabwo byakunda reka mu guki jyaho nzi icyo kujya gukora reba amafoto mfata umbwira ngo aya mafoto ntabwo ari seri wowe sinagufata yego ariko umuntu ansanga muri karitsiye yambwira ntabwo bita ko kwezi urumva nta kibazo umurangwira genda umufotogarafe ibyo nshaka kuvugana nawe ntabwo ari ibyo urangubaze fotogarafe ntabwo ncuruza urumogi ntutume mvuga amagambo menshi uraza aramubwira wumura wowe urambwira wowe urambwira bakwitande ibi nabi urambwira wumura ikuze nk'usatira kugira ngo tuganire urambwira wowe sasa wakijana kwa pia unataka kumbaza kurinde inde abitocha kubaza utojana niji aramucha kubaza inde fande n'abantu nshaka kukubaza nimubaza nshaka kubaza nimusa abantu ngiye kukubaza abantu oya humura hari amakuru nshaka kukubaza amakuru
njye ni umufotogarafe muri karitsiye. Sawa. Hari amakuru nshaka kukubaza yerekeye n'umukobwa utona rugo. urimo satanisha ntabwo ari gusa Ntabwo aricyo kibazo nshaka kukubaza. Ni byerekeranye. Njya mutayinda n'izina ry'Imana. Ukeka ko yaba ari wowe se nshaka ko nakubona nagufashe kare. Ntabwo wamfata. Iki? Ntabwo nagufata. Ntabwo nagufata yego ariko ngize gutya. Nakosa mfite. Ntakurasika. Ntabwo ibyo nyine ntabwo nashaka kugira nabi. Ntabwo ko tunshaka kutugura tunani. Ewe ndengije da. Neza maze siri mu mvuga nyine. Amakuru yawe. Ni meza. Wino mumura. Naho mbona njyewe nitwaye Ivinayi. Nitwaye Ivinayi. Mumura. Nitwaye Ivinayi. Ubingenza ntabwo Ivinayi barimo. Mitsudadi. Nta kindi kibazo. Turamubwiye ngo ako fana ndashaka kuza mu musirikare. Nabicisha muzenzi nkaba umudemo. Ndio umudemo cyangwa umusirikare. Umusirikare. Nawe rega nanjye ngomba kurwanirira igihugu. Umva kano katubuza. Sheri nyine nukagira ikibazo uriya n'inshuti yanjye urukumva ni ukuri n'agafotozi usanzwe uza kudusura rero aho ngaho nyine kandi urabizi ntabwo naguca inyuma. Ndabizi Sheri ariko ngiye gukunda simwe gusa sinzongeye gusanga uhagararanye n'abantu bari ku muhanda kuri Okay nta kibazo ntabwo bizi. Urabisezeranyije? Ndabigusezeranyije ko nyine nawe ubwo binsezeranyije rero Mikaela Shisho siko nakwemereye gift. Ubu ndabyibutse. Uso gift njye bwura yizi. Ntabwo nyizi. Rujama Phone Shop yamaze kuzana iPhone 15. iPhone 15 kandi do utaravuga menshi ubwo reka mbanza mubwira usiko nanjye ari umushiti wanjye wampamagaye kare akambwira ngo ashaka 15 Pro Max nukuri ibyo biroroshye cyane rero wetse mwereke zana telefone yawe nukuri ashaka telefone iPhone 15 zana telefone yawe mwereke ubundi ariko umukobwa witwa Ishara mu Fanda kanaga sigo abo bari gukana Avuga ko nagatuma usiga uri mu muzi. Komeza kuba uri muzimba. Okay, kana gatamujya mu kinyi. Ndagazira kananye ndi mukuru. Umuntu wamuzi. Ngo ndamuzi. Iyo ngo ndamuzi ni shere wanje. Shere wanje cyane. Ni shere wanje kuko tumara imyaka 5. Bigerekeranye wenda no ku bana muhereza cyangwa kuba. Hey! Ese fanda Yelisa. Ntabwo banyifoto. Oya, kubera amarori. Tubera kubona murebye nabi. Niba neza ngiye. Reka turebe ntabwo nagakugera. Uyu ni Nyiramatamu abantu ndoko. Aha muri iki gipangu cya ruguru iki ni gipangu kimwe. Yenda muzi yuguye. Afite ikibugu. Afite ikibugu amaranye imyaka 5. Inyi. Afite amaranye imyaka 5. Inyi. Inyi amaranye imyaka. Ikibugu. Ubundi biki? Ni sidi. Ariko shaka cyane. Ibisi yitwa Aisha. Aisha. Na Aisha nongo. Nongo nta n'umuntu ujye umuvuga. Ariko uzuko umuntu kuvuga ko cyane umugore wawe. kuvuga mshorezi kwa umugore wanjye boya gatasi darwaye rero bari umugore wawe kuko uwo nguwo ushobora n'imwitiranye n'uwo baturanye mu maso ngana nawe boya ndikukubaza uramuzi ndamuzi neza yego tugere nshaka kukubaza abantu kuko ngende n'umukomera mani kandi barakugufotora muzuru cyangwa mu ryinyo what mu gihorihori cyangwa mu gitirigongo umuhogo y'ababyeyi saki cyangwa impyiko nayo nkaba nayifotora ariko mu buryo bujyanye n'ubwumvikane ngende mukora n'umukameramani aho nkunda kumva neza cyane umukobwa w'indamuzi umukobwa w'indamuzi kubera ko ni sheri wawe ziba uvugisha ndakumva noneho neza cyane kuko amarezo yatangiye twagiye noneho hari umuntu hari abandi gushaka bajyanye basa nkaho bari kunsagarira bari kugusagarira yego
ukora bundi muri kino hano muri collection marazamo igihe kingana iki imyaka 6 n'igice bisobanura ngo ibintu byose biranga urabizi ndabizi byose kubuzi ni iwanjye uzi n'abahinji yego bose ndabazi hari undi muntu umeze nkanjye ujya ubona hoya ntawe da muri iyi quartier ntawe nta muntu ujyinjira mu nzu utari hoya wawe ntawe neze nagimana apana jewe abandi baje gusagara urugo rwanjye abo ndabazi do andika izindi mbere andika 0,8 0,8 77 34 andikaho Rujama Phones Shop Rujama Phones Shop Rujama Wow kandi umubwire yuko uwo mugenzi wawe iPhone 15 iri ku mafaranga make cyane ibiciro babikuse hasi aho gushira mfite gahunda n'umuntu hari umukiriya mfite kandi namuhaye isaha za hafi cyane nterekezo ngiza hano basi ariko uwo muntu wawe uyebaza kumubwira ngo urabishaka nimba nyine bafanye ibiciro babikuse hasi nta kibazo urabazi yego abo ndabazi rwose kandi tubishuti reka basirikare murankunda hari n'igihe duhura mukansuhuza aho ngaho turajyana ndagira ngo ubwire abo bantu ni bande abo bantu amazina yabo ushobora do reba do wambare uyu Dissolve. John umbwire n'abandi